Mwiriwe kandi mwaramutse. Tugiye kurebera hamwe amakosa umuntu yakora muri parikingi akaba yatsindwa. Parikingi hari ikibazo mba mfite teacher kuno uba uri guteraho imodoka. Ndabyumva. Mu rugero ugateraho nk'umuntu agateraho yayiteyeho ariko yamanuka ari gushaka bya biti bibiri akabibona yagaruka inyuma akahita agonga nk'iki giti cya mbere. Iki giti biba byagenze bite, biba byapfire kandi wamanutse wabonye ko wateyeho neza. Bavuga iki giti wegereje retroviseur. Kira wegereza retroviseur. No kuvuga uba uteraho iyo wateyeho wakegereye. No kuvuga wasizemo umwanya mutoya. Iyo usubiye inyuma nyine retroviseur iragikubita kandi igikubise ubutsinzwe. Gusa ibyo bintu umuntu yabyirinda gute? Ubwo no kuvuga ukuntu wabyirinda nuko ugomba guteraho imodoka yawe washyizemo umwanya. Washyizemo umwanya uhagije hagati y'igiti na retroviseur, wasizemo nk'umwanya yenda wa santimetero 70 niyo wasigamo metero. Nta kibazo. Nyine ikibazo abantu benshi dukunda kugira nanjye ndimo kumenya ngo uyu mwanya izi santimetero zirimo cyane zirimo. Oya nawe bigeranya ku jisho ugenda ureba aho kuvuga ngo reka nsigemo umwanya uhagije ku buryo kuko hari n'abantu batazi kuba bari mu modoka ngo bamenye ngo imodoka ngiraringaniye. Iraringaniye muri parikingi. Sibye na parikingi ngo amenye ngo imeze neza iraringaniye nyine iri straight. Okay. No kuvuga ikintu kibikubwira no kureba kagati ko hagati ukihengeka usa nkuzamo hagati mu modoka ugashyiramo umutwe. Biba byiza niyo ushinze inkokora kuri intebe ya mwarimu yicara hari kukwigisha none ugahengama ukareba ko agati kagabanyijemo imodoka mo kabiri. Icyo gihe imodoka ibirimo neza nyine birimo neza. Cyo usigaje gukora no kuringaniza umusego na kagati k'inyuma tubereka. Noneho ikindi kuri imodoka irimo neza nuko ibidahengamye nta mwanya wasizemo munini ugize. Kugira rero ijyemo neza no kubona ibiti bibiri, wamara kureba ibiti bibiri mu kuboko kw'ibumoso, mu kuboko kw'iburyo ukareba ko hagati mbega ugiye wakagonga nta mwanya urimo, gateganya na rya tara ry'imo mabuno. Icyo gihe imodoka ibirimo neza. Nicyo navuga kuri parikingi. Ikintu noneho gishobora gutuma rero utsindwa parikingi yenda reka nacyo nagiye gusobanurira. No kuzimya imodoka iri muri parikingi, no kuba wagonga ibiti bya parikingi, no kuba washyiramo imodoka itambitse. Nicyo ngicyo ubundi gitsinda umunyeshuri. Kwa kundi se tujye ku kibazo cyo kuyishyiramo itambitse. Hariya rero ibyo byagenze ute kugira ngo ihite yitambika? Kuriya rero buriya kandi uba winjiyemo rwose kabisa. Akenshi hari igihe uba wagiye imbere cyane kandi ukajya imbere cyane wari waje wasizemo n'umwanya hagati y'igiti n'imodoka. Icyo gihe nyine imodoka yawe birangira isohotsemo, usanga amabuno yasohotsemo umutwe urimo. Sawa. Ni gutyo bigenda muri parikingi. Dore urugero nk'uyu nyine urabona igiti ndi kubona asa nkaho akiri imbere cyane atarajya muri parikingi. Ubona ari inyuma yacyo cyane. Aho bimeze bite? Hano imodoka iri bujyemo ahangaha nk'uyu munyeshuri ndimo ndamubona. Uyu munyeshuri mwitegereze ariko arayishyiramo. Ndi kubona ari buyishyiremo kuko uri kubona iki giti yarayishyiramo cyane. Hose ntubibona nta mwanya yasize hagati y'iki giti n'imodoka. Urabona ko yasizemo akanya gato yuko agenda akata manevure. Uyu mwanya uraza kwiyongera. Nuvuga ngo manevure uyishakira imbere cyane. Iyo bimeze gutyo uyishakira imbere cyane. Kuko uri kubona hano nta mwanya uba uhari. Iyo ushatse kwishakira inyuma urakigonga.
kirakigonga. Okay. Ndakeka ibibazo aba ari ibyo kuri parikingi. Se hari ikindi ra? Nta kindi, bisaba kwigengesera ku buryo niyo ugiye gusohoka mu gusohoka ahubwo nari nibagiwe no mu gusohoka hari ukuntu usohoka ukagonga igiti cy'imbere cyane. Hoya nicyo ngicyo uba waje ureba ushaka kukigonga, kuko ubundi nicyo kizamu ubundi bisaba ngo ugende imbere urebayo unasohoka urebayo. Kuko birababaje ushobora gukora parikingi neza bakakubwira ngo sohoka, mu gusohoka akaba ari bwo ugonga kandi wayishyizemo neza, kandi wayishyizemo. Witegereze nk'uyu nguyu uri kubona agiye gusohoka, ugasanga arasohotse, baramubwira ngo nasohoke, asohotse dirigiti iki giti cy'imbere ahise kigonga. Kandi yagakwiye reba nka gutya, ntatekereze ngo reka nongere nsubire inyuma nkore manevre. Urabona ko akomeje ahita kigonga, ugasanga nyine perime arayitakaje yarangira. No dore abanyeshuri, reka nkubwire n'akantu ku banyeshuri mukunda kugira bituvuga ngo bagarafureri ngo barantwitse, kandi ugasanga ntabwo ari bo bagutwitse pe, ni wowe witwitse. Murakoze byari ibyo.